inshuti z'umusaraba, abakundwa b'umwami wacu Yesu Kristo, turabashuhuje mu izina ry'umwami wacu Yesu. Imana ihimbazwe rero, dushimye Imana itwemereye kuduha umwanya ngo tuganire ku ijambo ry'Imana. Imana ihabwa icyubahiro, niyo yonyine ijya ibikora, niyo igira ibizitunganya twebwe tutabasha gutunganya. Nitwa Ngarukintwari Jean d'Amour Yesua, ndi umupapa ufite umwana umwe w'umuhungu yitwa Ashimwe Gianni Elio. Turashima Imana rero ko Imana ikomeje kuturinda. Ngira ngo abo twabanye mu kiganiro cyatambutse, nababwiye ko madamu wanjye yatabarutse, ibisarurwa byareze, Imana irabisarura. Twese turabizi ibisarurwa byeze bijya bisarurwa, nawe rero Imana yaramuhamagaye iramucyura, hanyuma twasigariye kugira ngo dutunganye ibidatunganye, twasigaye kugira ngo tugire ibyo dukora Imana ishaka. Rero turayishimye cyane. Ntuye Rwinkwavu mu karere ka Kayonza, ndi umukristo mu itorero rya Methodiste Libre muri paruwasi ya Rwinkwavu, niho nkorera umurimo. Ariko dushimye Imana ko Imana ijya itwagura no mu buryo butandukanye tugakorera n'ahandi. Iyo Mana rero turayishimye. Reka senga Imana hanyuma tuganireho gato kwiri ijambo ry'Imana iduhaye kugira ngo turisangire kuri uno munsi. Imana ibaho umugisha. Reka dusome ijambo ry'Imana twihuse. Turasoma ijambo ry'Imana dusanga mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana igice cya 12 umurongo wa 46. Hanyuma turaza gutambuka twongere gusoma mu bice 15, dusoma umurongo w'10, hanyuma dunatambuke dusoma umurongo wa 13 n'umurongo wa 14, hanyuma tuganire uko Umwuka Wera yadutegetse kuganira kwiri ijambo ry'Imana. Imana iduhana umugisha. Reka dusome ijambo ry'Imana. Ibice 12 umurongo wa 46 hari ijambo rivuze ngo, naje mu isi ndi umucyo kugira ngo unyizera wese ataguma mu mwijima. 10 haratubwiye ngo mu gice cya 15 umurongo w'10, nimwitondera amategeko yanjye muzaguma mu rukundo rwanjye nk'uko nanjye nitondeye amategeko ya data nkaguma mu rukundo rwe. Umurongo wa 13 harakomeje haratubwiye ngo, ntawe ufite urukundo ruruta urw'umuntu upfira inshuti ze. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Turashimira Imana ko Imana duhaye uyu mwanya, kandi turashimira Imana kubw'ijambo ryayo yaduhaye kugira ngo tuganire. Haleluya, Imana ihimbazwe. Hanyuma iri jambo twarihaye umutwe uvuga ngo, niki wakwitura umwami Yesu wakwitangiye ukabaho. Haleluya, niki wakwitura umwami Yesu wakwitangiye ukabaho. Haleluya, Imana nihimbazwe. Hanyuma iri jambo ry'Imana mu gice cya 12 umurongo wa 46 hatubwiye ngo, naje mu isi ndi umucyo kugira ngo unyizera wese ataguma mu mwijima. Amen. Turashimira Kristo waduhaye agakiza, yaduhaye agakiza ku buntu. Turamushimira ko yatubereye urumuri rwiza rwo kutumurikira mu buzima bwacu, kubamwizeye, kubemeye kugendana nawe. Nahoze nibuka amakuru mu gitabo cy'Itangiriro mu isezerano rya kera, Imana imaze kurema Adamu na Eva yaganiye nabo, ibereka urukundo, yaberetse ibintu byose. Hanyuma irangije ibaha n'ubuzima bakwiriye kubamo, ariko igira n'ibyo babuza bakwiriye kwirinda, ariko ntibabishobora. Hanyuma rero bamaze gukora icyaha, kuko bari bateshutse mu by'Imana yababwiye, banga kumvira Imana, bituma Imana irakara, bituma Imana yicuza. Imana imajije kwicuza, nyine murabizi byagiye bikurikiraho byose n'amateka akomeye. Hanyuma twebwe kuri iyi ngoma yacu, ikintu cyongeye kuduhuza n'Imana ni Yesu Kristo. Byatumye Imana itanga umwana wayo yakundaga. Haleluya, kugira ngo uzamwizera wese azongere abone ubugingo, azongere abone kubana n'Imana, azongere abone kwakirwa n'Imana. Haleluya. Yesu aza mu isi yaje mu ishusho y'umuntu, nyine araza avukira mu isi, aba mu isi, akurira mu isi, agendera mu isi. Mu nzira zose yanyuzemo yatubereye inzira nziza y'icyitegererezo. Yavukiye mu isi abantu bamwanga, atangira guhigwa n'abami bari bariho ndetse n'abandi bose, kuko bari bazi ko yari yarahanuwe, byari byaravuzwe ko hazavuka umuntu udasanzwe
Haleluya. Rero abanyabwenge, abantu bajya bumva ayo makuru iyo bamaze kumva ko hari umuntu uzavuka udasanzwe. Hariho abantu batangira kumva ko nyine batangiye kugira ikibazo, batangiye kugira impungenge nyinshi, ariko amaze kuza mu isi, Yohana rero yamuvuze muri ubu butumwa. Yohana amuvugaho, Yohana amuganiraho, Yesu araza. Amakuru yose twagiye tuyabona, ngira ngo twagize n'amahirwe iterambere riraza, tubasha kugenda dukurikirana amakuru menshi n'amafilimi agenda agaragaza ibyo kuza kwa Yesu hano mu isi. Hanyuma rero Imana imutanga imukunda. Yesu avukira muri iyi si, aza guhura n'ibintu bitari byoroshye, ariko yaje afite misiyo. Yarafitanye misiyo na se y'ivyo yari yamutumye aza gukora. Niyo mpamvu Yesu yemeye kunyura mu nzira zose zigoye, yemera kubabara, yemera guhura n'ibisharira, yemera kunyura mu rwango, yemera kunyura mu biboko, yemera kunyura mu bintu byinshi. Ariko icyo Imana yashakaga byari kugira ngo uzamwizera, akizera uwo mwana, aleluya, azabone ubugingo buhoraho. Hanyuma rero niho ahangaha ijambo ry'Imana ryaje ritubwira ngo yaje mu isi, aleluya, yaje ari umucyo, kugira ngo uzamwizera, kugira ngo uzamukurikire, amukure mu mwijima anyure mu mucyo. Turashimira Kristo rero ko kubamwizeye bakemera kugendana nawe, bagaca mu nzira ye itunganye, bavuye mu mwijima banyura mu mucyo. Haleluya. Ubu turamurikiwe. Njya nibuka kera nyiri mutoya ninjira mu gihe cyo gukizwa na mu buzima bwo hasi, amateka y'ibyo twahuye nabyo muri ubu buzima, cyangwa se amateka yo mu miryango yacu tujya tuvukiramo, ajya atuma dukura tubona ko nta buzima. Iyo tutarakira Kristo nk'umwami n'umukiza, hari ibindi byiringiro tuba tutarabona, hari umucyo utaratuvira ngo tumurikire tubone ubuzima bwiza buri imbere. Hanyuma rero ndabyibuka nyiri mutoya muri ubwo buzima, numvaga nyine nta kintu nzaba cyo, numvaga ndi umuntu waho ngaho, numva nta cyizere nifitiye. Ariko Kristo amaze kumpamagara, nakiriwe, nangiye gusenga, nangira kugira ibyiringiro, nangira kubona ibintu ntabonaga mu isi, kuko bitandukanye. Iyo umuntu yinjiye mu itorero abonamo ibitandukanye n'ibyo mu isi yabonagayo. Hanyuma rero tumaze kwinjira mu itorero, niho twatangiye kubona urukundo rudasanzwe abakristo bakundana, niho twatangiye kumva amagambo meza yongera komora inguma z'ibikomere mu mitima y'ibyo duhurira nabyo mwiza. Niho twatangiye guhurira n'ibihimbano by'umwuka byo kuramya no guhimbaza. Urumva dutangira kwakira umucyo muri twebwe, uduha ibyishimo, ukaduha amahoro. Ariko iyo umuntu ataravayo, aba ataramurikirwa n'umucyo wa Kristo. Ariko nk'uko ijambo ry'Imana rimaze kubitubwira, icyatumye Yesu aza, aleluya, yaje kugira ngo abere umucyo abari bari mu mwijima. Turibusa inshuti zacu, abakundwa b'umusaraba bose, turongera kwibutsa abantu baremwe n'Imana ko icyatumye Kristo aza mwiza ni ukugira ngo yongere kuduhuza n'Imana. Nyuma y'ibyo twari twarakoze byatumye tudakora ibyo Imana ishaka, ariko biba ngombwa ko Imana itanga igitambo. Hanyuma rero tuributsa abantu ko dukwiriye gukomeza kwizera Kristo, abatarakizwa bagakizwa, bakakira Kristo nk'umwami n'umukiza mu isi y'umwijima, akabashyira mu isi y'umucyo, akababera urumuri. Kuko tujya tubibona mu isi yacu, iyo abantu badakora ibyo amategeko asaba, iyo abantu bakora ibyaha, amategeko arabahana. Iyo abantu bakora ibyaha, abantu barafungwa bakajya muri gereza, kuko batanyuze mu nzira y'umucyo, banyuze mu nzira y'umwijima. Ibyo byose ni ibigenda bitugaragariza uburyo Imana idukunda, cyangwa se uburyo umwami wacu adukunda. Iyo twamwakiriye tuba dutandukanye n'ibyo mu isi, ahubwo tugiye mu by'ubwami bushaka ko dukora. Imana nishimwe cyane. Hanyuma rero umwuka wera atuganiza aya magambo yatoze, ni iki kintu wakwitura uwo mwami, ni iki kintu wakwitura umuntu ushaka kukumurikira ngo uce mu mucyo uve mu mwijima. Haleluya. Kuko iyo umuntu ari mu mwijima arasitara, iyo umuntu ari mu mwijima hari ibintu atabona, ariko iyo umuntu amurikiwe n'urumuri rwiza abasha kubona, akabonaho nyuna. Hanyuma mu gice cya 15 umurongo w'10, haleluya, Imana nihimbazwe. Ijambo ryakomeje riratubwira ngo nimwitondera amategeko yanjye muzaguma mu rukundo rwanjye, nk'uko nanjye nitondeye amategeko ya data nkaguma mu rukundo rwe. Haleluya. Iyo umuntu atakiri mu rukundo rw'Imana arateshuka, ntagira urukundo, uwo muntu ntagira imbabazi. Ariko Yesu mu bintu byamuzanye, yitondeye amategeko, cyangwa se yitondera icyo yari yaravuganye na se kugira ngo agishyire mu bikorwa. Haleluya. Yemera kudukunda
tumwanga, yemera kudukunda tumurenganya, yemera kudukunda tumutuka, kandi atugirira neza. Yaje atwigisha ibintu byiza, yaje adushyira mu mucyo, nyine aratumurikira, aza atugirira neza. Ariko ntitwabyakira, ahubwo dukomeza kuba mu mwijima. Urumva umuntu yasaga nkaho atumva icyazanye Kristo, ariko mu byamuzanye Yesu ngo yakomeje kwitondera amategeko y'Imana, yakomeje kwitondera icyo Data yamubwiye. Natwe dukwiriye kwitondera amategeko y'umwami yatubwiye, icyo yatuganije. Haleluya! Tugaguma mu rukundo rwe, tugakomeza kubana nawe, kandi tugakomeza kubana n'abera bose, tugakomeza kubana n'ibyaremwe byose. Nk'uko Data yafashije Kristo, natwe aradufasha mu buzima bwa buri munsi. Nicyo cyatumye ajya kugenda yavuze ngo simbasize mwenyine, sinzabasiga nk'imfubyi, ahubwo nzaboherereza umufasha, ari we Mwuka Wera, muzagumana, uzakomeza kubakomeza, akabasubizamo ibyiringiro, akabaha imbaraga. Haleluya! Turashimira Kristo rero ko n'uyu munsi abantu bakwiriye gukomeza kwitondera amategeko, bakaguma mu rukundo rwa Kristo, kuko na Yesu nawe yabigumyemo kugeza igihe asohoje icyo yari yarasezeranye na Data. Natwe hari icyo twasezeranye n'umwami wacu Yesu Kristo. Haleluya! Yadusezeranyije ko azaturinda, adusezeranya ko azatugirira neza, adusezeranya byinshi. Ndetse n'ikimenyimenyi ni uko yadukuye muri uwo mwijima, ubu akaba atumurikira, tukaba tunyura mu nzira itunganye, tunyura mu nzira igororotse. Hanyuma rero tuributsa inshuti z'umusaraba ko zikwiriye gukomeza kwitondera amategeko y'umwami, kandi tukaguma mu rukundo rwe. Iyi minsi turimo, urukundo rwarakonje, urukundo rwaragabanyutse mu bantu, aho abantu batagikundana, aho abantu bavukana batagikundana, aho abantu bashakanye bagasezerana amasezerano meza imbere y'itorero n'abantu basigaye bayatatira. Ariko birakwiriye ko wakiriye Kristo nk'umwami n'umukiza, niba waramwakiriye by'ukuri, ukaba ukinyura mu nzira ze, ukwiriye kwitondera amategeko yayo, ukwiriye kwihangana, kandi ukaguma mu rukundo rwe, ugakomeza gusohoza icyo wasezeranye n'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Haleluya! Hanyuma twihuse cyane umurongo wa 13 hatubwiye ngo ntawe ufite urukundo ruruta urw'umuntu upfira inshuti ze. Amen. Ngira ngo twese turabibona, akenshi na kenshi abanditsi benshi bagiye babibaza, natwe uyu munsi tujya twibaza muri izi nshingano dukora, twibutsa abantu ngo ninde muntu wakwemera kukwitangira kugira ngo wowe ukomeze ubeho, ajye mu byo wari ugiye guhurana. Ninde muntu wakwitangira wakoze icyaha, yaragiye kujya muri gereza, akakubwira ngo reka njyeyo mu mwanya wawe, wowe usigare. Ntaho twigeze tubibona. Ariko Yesu, haleluya, Yesu yemeye kudupfira. Haleluya! Yesu yemeye kudupfira. Yesu yaritanze aradupfira kugira ngo tubishutize, kugira ngo tumukunde. None niba nta wundi muntu wabasha kukwitangira, n'uyu munsi twagiye tubibona, nta muntu wabasha kukwitangira. Haleluya! Ariko Yesu yatubereye inshuti nziza kugeza ku rwego atwitangira, yemera kubabazwa, yemera gutotezwa, yemera gukubitwa inkoni nyinshi kugira ngo dukomeze tube inshuti ze. Haleluya! Rero natwe niba dufite ibyo bihamye by'iby'umwami wacu yadukoreye, haleluya, dukwiriye gukomeza gukora, dukwiriye gukomeza kwitanga, tukitangira agakiza yaduhaye, tukitangira ibyasezeranyijwe yaduhaye, ibyo yatubikije, tugakomeza kuba inshuti ze, tugakomeza kuba inyangamugayo kuri we. Haleluya! Dukwiriye gukomeza kwitanga, dukwiriye gukomeza gukiranuka kugeza ku gupfa, nk'uko umuririmbyi yabivuze. Haleluya! Kugeza ku gupfa, dukwiriye kuba abakristo kugeza ku gupfa. Imana nihimbazwe. Haleluya! Tuributsa rero inshuti zacu ndetse n'abacu bose twahuye muri uru rugendo, dufatanyije urugendo, ko dukwiriye gukomeza gukiranuka. No muri iyi minsi imeze guri, hari ibyo twabuze, hari ibyo tutabona, dukwiriye gukomeza gukiranuka kugeza ku gupfa. Dukwiriye gukomeza kwitanga, tukitangira umwami wacu Yesu Kristo, kuko icyatumye adusiga ni ukugira ngo dutunganye ibizasigaye bidatunganye, kugira ngo yigeze abwira abigishwa. Haleluya! Aravuga ngo nimunyizera muzakora n'ibyo ntakoze. Haleluya! Nimukiranuka mukanyizera, mugakomeza kuyoborwa na Mwuka Wera, mukitondera amategeko yanjye, muzasigara mukora n'ibyo ntakoze. Haleluya! Tugenda tubibona, dufite ibihamya byinshi. Iyo abigisha batambutse gutya baganira, amagambo batuganiza ajya yururisa imitima y'abantu, ajya yibutsa abantu ko bakwiriye gukora neza, ajya yibutsa abantu ko bakwiriye kwera imbuto nziza, ajya yibutsa abantu ibyiza. Kandi abo bantu iyo bakoze ibyiza bagakora neza, abo turabashima, abo bajya batubera icyitegererezo. Niyo mpamvu twagiye tubona bagiye batubanza
batubanziriza bagiye batubera icyitegererezo cyiza. Urukundo Imana yadukunze. Haleluya. Ni iki kintu wakora? Ni iki kintu wakwitura uwakwitangiye? Ni iki kintu wakwitura inshuti yawe ikwitangiye ikakwigurana kugira ngo ukomeze ubeho? Amen. Haleluya. Urukundo rw'Imana. Nshuti yanjye nagize ngo mwibutse urukundo rw'Imana. Imana iragukunda. Umwami wacu aradukunda, atwitayeho ku manywa na nijoro. Urukundo tutabona mu isi ariko ku Mana turarubona. Imana iracyagukunda. Haleluya. Hari abantu tujya tubona bitakarije icyizere, bumva nta cyiza cyabageraho, bumva nta mugisha bakakira, bumva hari ibyo batabona, bumva batakiga, bumva batakubaka. Ariko ntago ariko bimeze. Imana yacu iradukunda. Haleluya. Imana yacu iradukunda. Ibyo byose urabikwiriye, ibyo byose wabigeraho, ibyo byose wabibona. Ariko uzabigeraho gute? Ntago hari nubwo abantu banabigeraho ntibabitekereze, ntibabyibuke, kubera ko badakijijwe, kubera ko batabana na Kristo. Ariko twebwe iyo bitugezeho tujya tubimenya, tukabisobanukirwa neza. Haleluya. Turashimira Imana rero. Njya nibuka kera nyiri umusore, abantu bajyaga bambona mu ishusho bakabona ko ntashaka umugore ngo bikunde, bakabona ko ntakuba ku rugo ngo bikunde, bakabona ko hari ibintu bitavamo. Ariko turagira ngo tubibutse ko muri iyi nzira yo gukiranuka, yo kwakira Kristo nk'Umwami n'Umukiza, akatunyuza mu mucyo, akatumurikira, zose tubigeraho tubiheshejwe nawe. Haleluya. Kandi koko ibyo abantu babonaga byari ukuri. Ariko iyo tubana n'Umwami, iyo tubana na Yesu Kristo, dufite undi muvugizi ujya ukosora ibintu bitarakosoka muri iyi si yacu. Dufite Umwami wacu dukunda, ujya utwitaho, ajya akosora ibintu n'ibidakososa abantu babona ko bitashoboka bigashoboka. Ariko turashimira Imana ko yagiye tugeza kuri ibyo. Abantu bajyaga bavuga ngo niyo nashaka ngo ntabwo ngo nabona umwana, abantu basi ko ntari muzima. Ariko kubwo kwitonda no gutuza no guca bugufi no kugendera muri inzira ya Kristo, bijya biduhesha kubaho mu bundi buzima, bujya biduhesha kwitondera ubuzima bwacu no guca mu nzira zose uko zikwiriye. Abantu bakabona ibyo bidashoboka, ariko turashimira Imana. Gushaka twarashatse, Imana abana irabatanga. Ibyo byose ni ibihamya dufite bijya biva ku Mwami wacu Yesu Kristo, bitava mu isi, ndetse isi gitwereka ko ibyo bintu bitagira gute bidashoboka. Amen. Haleluya. Reka twongere dusome turi muri iki gitabo, muri iki gice cya 15 umurongo wa 14, ijambo ryatubwiye ngo muri inshuti zanjye nimukora ibyo mbategeka. Amen. Tuzaba inshuti za Kristo cyangwa se tuzaba inshuti z'Imana ari uko dukora ibyo adusaba. Ariko mu gihe udakora ibyo Umwami wacu agusaba, ntabwo wabishutiye. Haleluya. Uracyari inshuti y'isi, kuko hari ibyo utaratandukana nabyo, hari ibyo utaratandukana nabyo, hari ibyo utaratandukana nabyo. Ariko kugira ngo ube inshuti ya Kristo, ni uko ukwiriye gukora ibyo ashaka ko ukora. Amen. Rero nagize ngo tubibutse turi gusoza, dukwiriye gukora ibyo Umwami wacu adusaba gukora kugira ngo dukomeze kuba inshuti ze. Amen. Aya mahirwe yose dufite, aya mahirwe yose dufite tuyakura kuko twamaramaje tukemera kuba inshuti za Kristo, tukamaramasa mu rugendo, tukaba tukigendana nawe uko bwisho nuko bukeye. Turi kurwana intambara ikomeye yo kugira ngo dukomeze kuba inshuti zisa na Kristo, twomatane na Kristo, tugendane nawe, kuko nta wundi muntu mwisi twabona watwitangira wadukorera nk'ibyo tujya tubona adukorera n'uyu munsi. Amen. Kuba uyu munsi turiho gutya ni ukubera Kristo. Kuba uyu munsi tugikomeye nyamara twaranyuze mu byago n'amakuba ndetse n'ibigeragezo, ni uko twemeye kuba inshuti za Kristo tukamaramaza. Haleluya. Ariko mu gihe utaramaramaza kubikora ntabwo bizakunda. Amen. Haleluya. Reka dusoze, ariko tujya gusoreza ku ijambo ry'Imana n'ubundi dusanga mu butumwa bw'isuko bwanditswe na Yohana igice cya 13 umurongo wa 16. Nahuze nibuka uno murongo kera tukiri abana bawutwigisha, ndetse niyo abantu bagiye kubatizwa cyangwa se kwakirwa ni ijambo babigisha cyane. Amen. Ariko babibutsa urukundo rw'Imana. Imana iragukunda nshuti yanjye, Imana iragukunda nshuti y'umusaraba. Imana iragukunda, niyo yakuremye, niyo ikubeshejeho. Uko uzabaho irakuzi, ubuzima uzacamo urabuzi, ibyo uzahura nabyo irabizi. Imana niyo yakuremye. Haleluya. Imana rero iragukunda, ntihazagira umuntu uguca intege, abantu nibakwanga cyangwa se sinikwanga, ariko Imana yakuremye iragukunda, igufiteho umugambi mwiza. Haleluya. Hanyuma iri jambo niryo tugiye gusorezaho, ubutumwa bw'isuko bwanditswe na Yohana igice cya 3 umurongo wa 16. Hari ijambo dukunda gusoma rijya rivuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Amen. Ikintu cyatumye Imana itanga umwana wayo w'ikinege ari we wenyine yarifite. Amen.
Haleluya. Ni ukugira ngo uzamwizera wese ahabwe ubugingo buhoraho. Ni ukugira ngo uzamwizera wese, dufite amakuru nyuma y'ubu buzima turimo uyu munsi mutubona tuvuga gutya, hari ubundi buzima. Nkuko twabuze tubivuga, dufite abatubanjirije batambutse. Niba rero abo baratambutse tukabibona tugasigara, natwe igihe kizagera dutambuke. Hanyuma rero mu bintu Imana yakoze, icyatumye Imana itanga umwana wayo w'ikinege, ni ukugira ngo numwizere, uzamwizera wese ahabwe ubugingo buhoraho, azabaho mu bundi buzima butandukanye n'ubwo buzima duhura nabwo. Amen. Imana iduhana umugisha. Tugiye gusenga Imana, ariko ni ikibazo nagize ngo buri muntu wese asigara yibaza, ni iki wakwitura uwakwitangiye? Ni iki wakwitura umwami wacu Yesu Kristo wakwitangiye kugira ngo ubeho? Amen. Kuko ari ibyo yabanje gucamo wari guhura nabyo, ariko ibyo byose yabinyuzemo kugira ngo ubeho. Amen. Niba rero yarabikose kugira ngo asohoze umugambi, asohoze isezerano yari afitanye na se, natwe dukwiriye kubikora kugira ngo dusohoze isezerano twagiranye na Yesu. Amen. Haleluya. Haleluya. Dukwiriye gukiranuka, dukwiriye kwezwa no gutunganywa rwose ku manywa na nijoro kugira ngo dusohoze isezerano, dusohoze icyo twasezeranye na Kristo. Amen. Anaturindiyemo n'uyu munsi. Amen. Kuko nicyo kintu cyatumye Imana imutanga. Turifuriza rero buri muntu wese wamwakiriye kugira ngo arusheho gukomeza kubana nawe, arusheho gukomeza kuba inshuti ye. Kandi twibutsa n'abandi abadukurikiye, utaramwakira tugiye gusenga Imana wakire Kristo mwami n'umukiza kugira ngo uzabone kubaho, kugira ngo ubone kubaho, ubone ubuzima bwiza, ubone imbabazi, ubone urukundo rutandukanye n'urwo hano mu isi. Ni uko ukwiriye kumwizera ukamwakira kugira ngo uzanabashe kubona ubugingo buhoraho. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Turabashimiye cyane abari badukurikiranye mwese, kandi dushimiye n'abatwakiriye hano kuri urubuga kugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana, dusangiza abera ubutumwa bwiza. Ariko turifuriza buri muntu wese ko akwiriye kurushaho gukomeza gukiranuka, akwiriye kurushaho gukomeza kwezwa no gutunganywa. Kandi ikindi cya kabiri, Imana yatubwiye ngo Imana ikunda abantu bayo, Imana ikunda abantu yaremye. N'uyu munsi Imana iracyadukunda, Imana iracyadukunda, Imana itwitayeho ku manywa na nijoro, mu nzira tunyuramo, mu byo dukora byose, Imana iracyadukunda, Imana iracyadukunda. Rero turacyafite amahirwe yo gukomeza kwizera no gukomeza gukora kugira ngo umwami wacu akomeze ashyirwe hejuru mu minsi yacu yo kubaho, ye kuba iminsi y'imfabusa. Amen. Haleluya. Ye kuba iminsi y'imfabusa. Umuririmbyi w'115 ku gitero cya 5 yaravuze ngo ubico nifuza ni ukuguma mu mukiza wanjye mwihishemo, niwe ngabo yacu ihora idukingira imyambi wa mubi aturasa. Amen. Hanyuma rero kugumana na Kristo nibyo biturinda, bikaturinda imyambi y'umubisha, bikaturinda n'ibindi byose, n'andi majwi yo tujya duhurira nayo ku nzira atwereka ko ari ibintu bidashoboka. Ariko inshuti zacu z'umusaraba twongeye kubibutsa ko ibintu bishoboka mu mwami wacu Yesu Kristo. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Imana iduhana umugisha, kandi dufite umwanya uko tuzagenda dukomeza kuganira ku ijambo ry'Imana, uko umwuka wera tuyoboye niko tuzakomeza gusangira ibyo umwami wacu Yesu Kristo adutegurira. Imana ibaha umugisha. Reka dusenga Imana. Tugushimiye Uwiteka Imana Nyiringabo, tugushimiye kugira neza kwawe no gukomera kwawe. Tugushimiye ko watanze umwana wawe ukunda kugira ngo abe igitambo cyo kongera ko uduhuza tukaba abana bawe by'ukuri. Kandi uratubwira ngo uzamwizera wese, uzamwizera akamwakira, uwo ni usaragwa ubwami, ni usaba inshuti ye, uzamwizera ni uzahabwa ubugingo buhoraho. Turasenga rero mwami abamaze kumwakira no kumumenya kugira ngo barusheho gukomera no gukomezwa n'ubwo buntu mu izina rya Yesu Kristo, kugira ngo dukomeze natwe dusohoze icyo twasezeranye na Kristo mu izina rya Yesu Kristo. Kandi turanasengera abataramwakira, abataramumenya kugira ngo mwakire, kugira ngo abakure mu nzira y'umwijima, abanyuze mu nzira y'umucyo, abamurikire, ababera urumuri rwiza. Kuko twabonye aba yagiye amurikira uburyo babayeho, uburyo babonye amahoro, uburyo babonye umunezero, uburyo bakomereye muri we, kuko banyura mu nzira babona, ariko abaca mu nzira batabona, abo bahura na byinshi, abo bakora nabi, abo bagwa mu byaha. Ariko twe turagusabye ngo ukomeze udukomeze, abo bose nabo bagirire neza, abumvira ijambo ryawe bakaryizera, ubaha agakiza, ubakomeze mu izina rya Yesu. Kandi umucyo wawe Kristo ubamurikire, kuko nicyo cyakusanye mwinshi. Turagushimira ko watubereye urumuri rwiza, utubera itara ryiza ritumurikira ku manywa na nijoro. Turagushimiye Kristo, tugwaye icyubahiro, izina ryawe nirihimbazwe. Urakoze rero ngo komeza kubana natwe, iri jambo ryawe rigere hose ahatandukanye mu izina rya Yesu, kandi rigere ku batandukanye benshi, abakomeretse, abababaye, abatameze neza bongere bamere neza, bakomezwe n'ijambo ryawe mu izina rya Yesu Kristo, kuko uri umwami wacu ugira neza,
turagushimiye ko udukunda, turagushimiye ko utwitayeho, izina ryawe nirihimbazwe. Urakoze, turagushimiye, niko tubisabye dushima mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu wabambwe. Amen, amen. Imana ibahe umugisha.